nigeze kwiheba cyane cyane numva nanze n'ubuzima. Nawe ubigera wumva wakiyahura? Habuze gato ngo niyahure. Uwo mwanzuro cyakora nawe utekerejeho. Gusa ngira Imana bigarukira hafi. Uhura na Bonny w'icyo gihe. Hari igihe cyabayeho nkavuga ntari kubundi kubaho bimaze iki. Nje mu rukundo byatari Imana. Ushobora kumbwira ngo nta mukunzi ufite kandi uje mu rukundo? Nje oya banza wumve ngo noneho nabifatiye n'izina. Ya mazina yandi yose mwe muyaretse. Undi muganga w'urukundo. Hello people, nizere ko mumeze neza cyane aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Nitwa Patrick, wakoze cyane udukurikirana ari mu gitondo ubyutse cyangwa se ku manywa cyangwa se no ku mugoroba bitewe n'igihugu ubuherereyemo. Twongera kuguha ikaze, ariko mbere ko tutangira ikiganiro cyacu reka mbanze mwibutse ko tuba turi kumwe na Body Max Fitness. Barakubwira ko niba wifuza kuba physical fit ugakora umubiri wawe, ushaka kugabanya ibiro cyangwa kubyongera, dufite aba personal trainer baguha imyitozo cyane ijyanye na size ubushaka. Body Max Fitness dufite gym nziza cyane, dufite sauna de massage, dufite swimming pool. Uratugana tukaguha izo service mba nkubwiye haruguru. Duherere mu Giporoso, usa n'uwerekeza i Kanombe winjiye muri Hilltop kati ibumoso bwawe ubugeze kuri Body Max Fitness, cyangwa se ukaduhamagara kuri 0788358041. Nkwaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Turi kumwe n'umujene tugiye kuba tuganira. Uraza kubumenya n'iki kimugenza kuri Yawe TV. Yagiye anyura kuri radio station zitandukanye. Uyu munsi none azanye iyi story, noneho umukurikire uraza gusobanukirwa byinshi cyane. So utangira tumuha ikaze kuri Yawe TV, tugwaye ikaze kuri Yawe TV. Urakoze cyane, ariko man ntabwo barugangura Axel bari baguhamagara bakubwire ko ushoboye ibintu byo kogeza umupira. Uzi ko wamamaza ukagira ngo arabumvishe ari nka match araburamo ka Sadio Mane gusa cyangwa Mosara. Murakoze cyane, twishimiye kukwakira kuri Yawe TV. Nanjye biranshimishije kandi ndasuza cyane abantu bakunda Yawe TV aho muri hose. Nizere ko muri kugubwa neza kandi intangiriro z'umwaka zimeze neza. Sawa cyane. Show yacu nuko tuyitangiye, hanyuma uraza gutangira wibutsa abantu amazina wenda bashobora kuba bakuzi bakumva bataranakubona, ariko uyu munsi none bagusobanukirwe. Amazina yanjye nitwa Bonny Buranga, ariko mfite andi mazina menshi nagiye nitwa bitewe n'akazi n'impamvu z'akazi nakoze ku bitangazamakuru bitandukanye. Ndibuka hari umunsi cyangwa hari imyaka, ntabwo ari umunsi umwe, hari imyaka nari mfite amazina menshi cyane. Hari imyaka ari gihe niintroduisaga ngo nitwa Bonny Buranga Dikembe Mutombo wa Kasusula. Numva ariko tujya guhuza kogeza match. Okay, nuko bimeze wa Kasusula. Oya, Dikembe Mutombo niwe mukinnyi wa basket yakinnyemo kera cyamamare n'ibindi byinshi. Nuko rero nuwo muri kumwe ahangaha kuri Yawe TV. Bonny Buranga bamwumvishe cyane. Bonny Buranga bamumenyereye mu myidagaduro. Uyu munsi wa none nibyo garutsemo, nicyo kikugenza noneho? Nanje kubasuhuza man kuri Yawe TV. Nanje kubasuhuza. Twishimiye kuje kudusura, natwe turakwakiriye. Ntabwo byemeye kubasuhuza se. Okay. Nje hano nyine kugira ngo tuganire. Hari ibikorwa bitandukanye umuntu aba yarakoze, ariko abantu bakibaza ngo wagiye he. Abantu baguhamagara cyangwa bakwandikira za message bakubaza ngo uri hehe ko tutakikumva. Ariko ikigaragara cyo ibyo narindi hanze ya mikoro cyangwa hirya ya kamera. Ariko ubu ndashaka kongera kwegera nyine ibyo bikoresho navuze haruguru. Mushaka amakuru. Makuru ndimo nyashaka maze iminsi n'ubundi nkorera bya hafi mu bitangazamakuru bitandukanye, ariko ntumvikana cyane. Ariko ubu noneho ndashaka kugaruka kuri mikoro ndetse n'imbere ya kamera. Abantu bakumvaga noneho banakubona. Yego niko bimeze. Dukomeje ku kintu cy'amakuru, kamanzi nibutse ko ushaka kumenya amakuru ugomba kuyasanga kuri website ya yawetv.com. Ikintu cya mbere ni amakuru mw'abantu, amakuru mu ngeri zitandukanye, muri siporo, muri entertainment, muri politike ndetse muri cinema muri rusange. Ayo makuru yasanga kuri website ya yawetv.com. Bonny Buranga, wari uri inyuma ya mikoro, ariko noneho waje uzanye ibiki noneho?
aha muri iyi minsi ngira ngo nk'uko uri kubibona social media ni ikintu gikomeye cyane abantu bari gukuraho amakuru atandukanye. Uburyo twakoragamo itangazamakuru kera ntabwo ari bwo bukigezweho cyane. Ubu ni na ngombwa ko umuntu agera ku mbuga nkoranyambaga ku online niba ari ko umuntu yabivuga. Nanjye rero nkabanje mu biganiro bitandukanye ngiye kujya nkorera kuri channel yitwa Reba Plus. Reba Plus ariko Reba Plus iyo Plus nayo urayandika ni Reba Plus ariko nyine ni Reba byinshi, reba ibirenzeho, reba ibintu binini ya Reba Plus ariko iri mu magambo iri mu magambo ya ni Reba Plus bitewe naho umuntu ni Plus cyangwa Plus. Reba Plus noneho ugiye kujya ukoreraho ibiganiro bimeze gute? Ngiye kujya nkoreraho ibiganiro bijyanye n'imibanire n'urukundo. Uretse kuba ndi umunyamakuru nje mu rukundo byatari ushobora kumbwira ngo nta mukunzi ufite kandi uje mu rukundo. Oya banza wumve ngo noneho nabifatiye n'izina y'amazina yandi yose mwe muyaretse. Ubu ndi muganga w'urukundo uje kuvura imitima. Bitungura umuntu aririmba nk'indirimbo z'urukundo ariko nta mukunzi afite. Bonny Buranga nagaruka bimeze. Urukundo ndarugira cyane ndarugira cyane rwose ndetse ku bwinshi. Niyo mpamvu uhisemo kurugabanyiriza ku bantu. Urukundo rwambanye rwinshi cyane ndifuza kurusangiza abanyarwanda. Hari abantu babuze urukundo hano hanze, hari abantu banzwe cyangwa se bahemukiwe cyane. Kuri package y'urukundo mfite rero ndashaka kubavunguriraho furu kabisa. Ngenda ndashaka abantu bakeneye urukundo bazembaye ku rukundo kabisa. Nsigaye mubona n'abantu benshi kumva umuntu type umukobwa narababajwe nta rukundo rukibaho. Icyo kibazo uje kugikemura? Ntabwo wenda ari njye uzakemura ibibazo byose biri muri uru Rwanda cyangwa muri iyi si, ariko nyuma yo kubona ubwihebe buri hano hanze ngira ngo hera ku magambo ayitwa ngo nta gikwe, ngo nta myaka 100 n'ibindi nk'ibyo. Abantu rero barihebye cyane cyane nk'ibi bintu byo kwiyahura bimaze iminsi bivugwa. Ahanini biri guterwa n'amakimbirane yo mu miryango. Iyo nyubako irimo gukoreshwa cyane y'inkundamahoro. Hari ahantu bari gukoresha mu buryo butari bwiza. Rero ibyo bintu byatumye mvuga nti kubera iki ngewe ntaza kugira ngo ngire inama abantu wenda bari muri ibyo bibazo ko niyumvisemo uwo muhamagaro. Niyo mpamvu mbaye muganga w'urukundo. Hanze yo kuba umunyamakuru mbaye muganga w'urukundo. Niyumvisemo icyo kintu cyo kuba nakumva abantu bafite ibibazo nkabagira inama cyangwa se nkabashakira ubagira inama. Noneho ibyo bintu tukabishyira kuri kamera bigafasha wa muntu uri hirya no hino. Kuko umuntu ashobora kuba afite ikibazo ariko akaba adafite umuntu umugira inama cyangwa se umuntu umugira inama nziza. Kuko hari n'abakugira inama zigushuka. Uziko ushobora guhura n'umuntu ugiye kwiyahura urumva kambwira ati nge ndumva nshaka kwiyahura akavuga ati man ahubwo mufashe iki ati bijyemo cyane ahubwo man courage cyane ahubwo se ati ciao kabisa ati ndaguherekeza. Nuvuga ngo hakenewe ibiganiro, inama ziri positive urumva. Ngenje kwereka abantu ko urukundo rukiriho. Ahari wasanga rusigaye iwanjye nkabanje wenda kubagabanyirizaho cyangwa se nkabanje kugira ngo dufatanyirize hamwe. Urabona abasore n'inkumi, abagabo n'abagore, hari gihe buri gice cyikunda cyane kigashaka kwereka abandi ko ari bo banyamakosa cyane. Ariko kuri iyo channel tuzagira ibiganiro byerekana aho ibintu bihagaze ndetse n'uburyo bikwiye gukemurwamo hatabayeho kubogama. Ubwo rero hazabamo kuganiriza abantu bafite ibibazo bitandukanye. Bantu mwashakaga kwiyahura ndabinginze mwe muretse gatoya tubanze tuvugane sibyo wenda mwiyahure nyuma nubwo atari byo nifuza. Ariko sinabashaka kwiyahura gusa, hari n'abashaka kwiga kumenya no gusangiza abandi. Ntabwo ngenda umuhanga wenda cyane, ndi umuhanga mu bintu bimwe na bimwe, ariko hari abandi bafite ibyo bandusha. So dusharinge tugabanye umubare w'abantu bihebye, abantu biyahura. Urukundo kuki tuvuga ngo urukundo ngo rwarabuze ngo narukibaho? Kuki rurahari. Nge rero nje kubereka aho ruri sasa. Ufite umukunzi ariko? Ndamufite niko bimeze. Aho ni sawa none agiye kwagufatira. Ariko ahanini nekereza ko buri umuntu niba ari umuganga uvuga ngo ngiye kuvura indwara iyi aba afiteho amakuru.
niyo uvuga ngo ngiye gufasha abantu bihebye bashaka kwiyahura nawe wigeze kwihebaho? nigeze kwiheba cyane cyane, numva nanze n'ubuzima. nawe ubigera wumva wakiyahura? habuze gato ngo niyahure. Uwo mwanzuro cyakora nawe utekerejeho, gusa ngira Imana bigarukira hafi. uhura na Bonny w'icyo gihe? Hari igihe cyabayeho nkavuga ntari kubundi kubaho bimaze iki. Noneho wareba ugasanga nta muntu wenda uri kugusobanurira ibintu mu buryo ushaka kubyumvamo. Uri mu bibazo ariko nta muntu ukubwira ibintu ngo bikugere ku mutima, yishyire mu mwanya wawe, cyangwa se niba ari ibihe bigoye urimo, ubona urugero rw'abantu babibayemo basi bakabicamo. Hari igihe wibwira ko ari wowe wenyine uri guca muri ibyo bintu, se naravumwe, ni njye ibibazo byaziye. Noneho byageraho ukavuga uti urabizi kubaho no kubaho ngenda abona binga ubundi kuki nabayeho. Ugasanga wenda kubaho bishobora kuba ari nk'igihano, ati iyo ntabaho, iyo ntavuka basi wenda byari kundutira ibi ngibi. Icyo gero nanjye nakinyuzemo. Byagenze gute? Ndibuka nsoza amashuri muri kaminuza y'u Rwanda. Muri iyo myaka ngiye kera nigeze mbaho umuhanzi, urumva. Ariko nkabona ibintu byo kwamamara biragoye pe. Abantu bakakubwira bati uraririmba neza, icyo gihe byari binakaze. Ariko kugira ngo indirimbo zawe zikinwe bikagorana. Noneho bakaguha amakuru bakakubwira bati ukwiye gutanga giti cyangwa ruswa mu banyamakuru kugira ngo bagukine. Noneho ukisaka iburyo n'ibumoso ugasanga nta n'ijana ufite, niyo giti ntayo uri bubone. Icya gatatu ukabona nturi kubona akazi, urumva. Wenda naho bakakubwira birasaba kuba ufite bene wanyu bagufasha, cyangwa se abantu bagupromotinga bakuzamura, ukabura umuntu n'umwe wagira icyo akumarira. Ugasaba umuntu ugasanga nawe abaguha nabo bakabura, abakuguriza bakagabanuka, urumva. Ukibaza amashuri ngiye kurangiza nzayakoresha iki? Nta kazi mfite, nta kintu uri kwinjiza, umuziki ndi gukora talent yanjye nta kintu iri kumarira, kwamamara byanze, amafaranga byanze, ibintu byose ukoze ukabona ni imiryango irafunze. Wagira n'ibyago noneho na girlfriend akakwanga. Noneho imyaka yose ikabikujeho. Ukajya wicara ukavuga atari ko, urumva. Noneho ugasanga n'inshuti zawe muri kumwe zitangiye wenda oya nta n'umubano wundi urenze. Hari nk'abantu rimwe na rimwe baba batabasha wenda kuvuga cyane ku buryo yasohora umubabaro we. Hari abantu wenda bavuga cyane cyangwa se bashobora guhita bavuga, ariko ugasanga wenda nkawe uratuje, nta n'umuntu wagusoma amarangamutima yawe ngo amenye ko ufite ikibazo. Ugasanga rero umuntu araho ariturije, ukagira ngo tungo ni ubwitonzi, ukagira ngo nuko anezerewe. Umunsi umwe akazafata umwanzuro ukumirwa. Umunsi umwe bakunda kuvuga ko abantu baceceka baba bacecekanye byinshi. Niyo mpamvu abantu baceceka, hari abantu baceceka muri make ari uko bateye. Ariko n'uceceka hari igihe aba afite inshuti nyanshuti. Ahubwo hari igihe noneho niyo witaga inshuti nyanshuti aba ari ibi ya mbere noneho mu kukuraburiza. Urumva. Ni ukuvuga ngo iyi si rero, iyi si irimo urucantege rwinshi. So nigeze kugera icyo gihe mbona ibintu byose byanze, mbona nta cyerekezo, ariko ndashima Imana ko ibyo bihe byarangiye kandi ntabwo nigeze niyahura. Ariko wenda nabonye abanganiriza cyangwa hari icyahindutse muri icyo gihe bituma ubuzima bwanjye bumera neza. Rero aho kugira ngo tuvuge buri munsi abantu biyahuye, dufata umwanzuro tureke icyo twakora. Kubona batagukina kandi ukora umuziki, kuza kuvuga uti ariko wajya mu itangazamakuru, byari option kugira ngo ukemure icyo kibazo ujye wikina. Oya, n'ubundi nigaga itangazamakuru icyo gihe, niwo mwuga wanjye. Ahubwo byaje kugeraho nkora itangazamakuru cyane bisa naho riruse umuziki. Rimwe na rimwe wanaririmba abantu bakavuga ngo nuko uri umunyamakuru, ngo nicyo cyako. Oya, ni impano ebyiri zitandukanye. So rero nabaye umunyamakuru kuko nabikundaga, nakuze ari byo nkunda. Ahubwo navuga ko ni impano zombi mfite, kandi nshobora kuba nakoresha mu gihe icyo ari cyo cyose. Ariko nanone ibyo n'urucantege, ugasanga
hari umuntu witwa Uncle Austin nawe ajya abivugaho Uncle Austin akavuga ati kuki muvuga ko ndirimba kuko ndi umunyamakuru muri kwa kunda bivuga nyine Uncle Austin ni umunyamakuru atandukanye ndirimbo ze nahandi yatuzo ubwo asanga ariho yahisemo kuzicisha cyangwa ariho bamenye ko afite impano ahandi bakaba ariko n'amaradiyo akina indirimbo mu buryo butandukanye wari uzi ko hari amaradiyo akunda hip hop cyane andi agakunda bitewe n'abantu bayakoraho andi agakunda ama afrobeat andi so hari noneho n'iziririmba gospel ukaba utajyana hindi ndirimbo itari gospel so biterwa n'umurongo ibitangazamakuru byihaye okay yitwa Bonny Buranga akomeza kubabwira nyine kimuzanye okay none ndaza kwibaza ngo abo bantu umuntu utekereza kwiyahura bafite ikibazo kiri mental bafite ikibazo runaka biri psychology Bonny Buranga afite aya makuru ibyo bintu yarabyize yaje kubikora nko gutanga ubufasha bijemo mu buhe buryo okay urakoze cyane njyewe icyo nabivugaho icyambere n'ubushake ntabwo nabyize wenda byo kuvuga mu bifitiye impamyabumenyi ariko hari igihe wiyumvamo ikintu ukavuga uti reka ngitangire umuhamagaro ni umuhamagaro urumva reka ngitangire noneho nzifashisha n'abandi bandusha ubumenyi aho ngaho uretse ko reka nkubwire uyu muturage uri hano hanze urumva ukeneye ko bamuganiriza uzi ko hari igihe agenda akaganirizwa n'inshuti ye ikamwitaho kandi ikibazo kigakemuka nta n'ibyo yize counseling ni iki ni umuntu witeguye kukumva utari buguseke uri busharinge nawe ibitekerezo bye na experience ze z'ubuzima yarangiza akakwereka inama nzima atabogamye so nubundi ntabwo ari ngombwa cyane ko ngira izo qualification cyangwa se ayo ma diplome menshi ahubwo ngenzanye umutima wo kumva abantu ushobora no kumbwira gusa nubwo tutabona igisubizo ariko ukaruhuka uretse ko n'ibisubizo biraboneka kubera ko hari ahantu nagiye mbikorera hirya inyuma ya mikro nkabona birakunda tu nkabona birarya byatara ariko ntabwo ari ibintu wenda navuga ngo nje gushakamo amafaranga ngo cyangwa amaramuko oya nshaka kubikoresha nk'umurongo w'igitangazamakuru YouTube ni social media abantu ro baze kugira ngo twubake abandi so niba ntangije ibi bintu baze kuri Reba Plus tuganire bya bintu mwirirwa muganira n'ubundi muri quartier mubizane hano tubiganire bamwe baravuga abasore barananiranye sava abandi bati abakobwa barananiranye okay nshaka noneho umusore n'umukobwa tuze buri ruhande tuganire tumenye aho bipfira nanjye nashobora gushyiramo ibyanjye kimwe nuko nawe wandusha iyindi nama ni kuri Reba Plus abantu rwose bakore subscribe Reba Plus cyangwa Reba Plus bifatanye mu magambo afatanye ubundi twubake societe nyarwanda kwiheba ibyo kuvuga ngo nta myaka 100 subwo utunguwe none imyaka 100 ukayigira ese ko hari barimo kwigira ibazo utunguwe 100 ukayigira utarabyitego ni hahandi usigare bibaza ari ugasanga noneho kuramba byarakurambiye tariko mana waje ukantwara ku iyisi abantu bayabanga ngo urupfu rwarabibagiwe bagusanga muravango nagiko kandi na weekend sibo mu bukwe ahubwo hari abantu bakora ubukwe buri munsi uretse ko batabigira official ubwo wenda ubwo bukwe nabwo sinzi ubwo ari bwo ubwo bukwe n'ubuhe baba buri munsi ubukwe baba buri munsi n'ubuhe ugasanga nyine bakoze ikirori hagati yabo bakoze ibintu nk'ibya ubukwe hari cyangwa ibirori nk'ibya bakoze ubu oya ibirori ubwabyo ni ibirori ariko ubukwe hari ikindi kintu gikomeye gikorwa mu masaha akuze y'ijoro gituma ubwo bukwe warabukoze nawe kiriya kintu iyo kitabayeho urumva ntabwo hari ubukwe ushobora kuba wabyita reception umuhuro ubwo bukwe bwa buri munsi nawe ujya ubukora oya njye nakoze ubukwe rimwe okay uri mariye ndi mariye narebye ku ntoki mbonera cyashaka oya nyine ibi nabyo tuzabiganiraho byose ese ni ngombwa cyane biba biri hano hari igihe biba biri hano man ngiye nkweruka nta kintu kiri wowe nta makuru nari mfite ariko n'ukuntu nyine umuntu arakabata ko umundi tutwana ni sirimo mfunga amayira ibintu byo kugenana impeta ndi buhure n'umuntu nka Morani cyangwa se n'akana oya buriya hari igihe nanone ku mutima wawe niho ubundi wagakwiye gushyira isezerano nuko utarabona umugabo ari gucinya umugore we ari kurya undi mwana niba ariko nabivuga yambaye n'impeta
aho uri niho wamenya ko hahiye none ariko nje mpamya ko uwo muntu aba afite ukuri afite ukuri yambaye impeta y'abandi kandi tekereza umuntu wambaye impeta na ayikuremo ngo abiguhishe urumva nyine atazi ukuri nyine ukuri aba agufite noneho tugereranya abantu babiri tekereza umuntu ugiye kubikora ibyo ngibyo agiye guca umugore inyuma akuyemo impeta abataka iyi impeta ishaka kuza kundaburiza ikica umuti ishyire mu mufuka n'undi uyijyanye rwa ngundi uyijyanye murabikorana nk'akazi ubwo ikibi cyane ni ikihe tubashyize ku mugaragaro uwaciye inyuma umugore we yambaye impeta n'uwagiye atayambaye ikibi ni utayambaye wabakosheje biremereye n'uwe wagiye utayambaye niwe wakoze ibi saba baraza kutubwira ese kuki utekereza ko ntaba naje gutya kugira ngo ucangemo gake kugira ngo njye nabikwemereye gusa ko nakoze igikwe naragikoze butari ubwa buri munsi hoya buriya bwo urabukora noneho ahubwo ugatangira urugendo rwo kubaka urugo akaba abantu babiri twari tuvuze wowe wahitamo nde nta numwe nahitamo oya bibakuvuga ngo hitamo bivamo nta numwe ngo hitamo ngo igare n'umuneke ngo byose ngo mpisemo umuneke kwigare okay nahitamo utayambaye kubera ko uyambaye harimo no gushinyagura urumva wambaye impeta harimo iyicarubozo urumva wambaye impeta uri guca umuntu inyuma n'uwo muri kubicana inyuma arabibona ko yambaye urumva n'uwabibona wese yabona ko mwabikoreye ubushake urumva no kuba ndi mariye reba ngiyi impeta ariko dukora ibyo dukora ari ikibazo nta kibazo iyo ni ingingo yawe ariko hari undi ushaka kuvuga ati wenda uriya mukobwa bamubeshye yaketse ko ari umusore urumva cyangwa se yaketse ko badivorushije ariko umva wambaye impeta ibintu byose uri no kumuca inyuma icyo gihe haba harimo n'ubugome burenze cyane ngewe rero aho turanyuranye utugute n'abantu bari muri comment nabo bazatubwira ko babyumva ngewe na prefera uriya muntu wambaye impeta dore impamvu yanjye ngo uriya muntu wambaye impeta bishobora kuba byabayeho kuko wenda yashwanye n'umuntu wo mu rugo hari serivisi atabonye aje gushakira ahandi none akavuga ati ariko uriya muntu ndacyari proud ye iyi impeta igumeho niwe wandakaje ariko uriya muntu udafite impeta ntabwo ari proud yo bashakanye reka rero nkubwire burya byabyiza impeta iri ku mutima kuko iri ku mutima ni nayo ikubuza kujya kumuca inyuma noneho turashaka kumenya ngo niba hari impamvu yatuma umuntu yiyahura ukurikije situwasiyo wigeze gucamo igihe wabishakaga kandi wumvaga nta yindi opsiyo aricyo gisubizo umuntu ashobora kumva ko aricyo gisubizo koko reka mbivuge gutya hari impamvu zitandukanye zatuma umuntu yifuza kwiyahura ariko nta mpamvu yatuma umuntu ashyira mu bikorwa igikorwa cyo kwiyahura agera ku ndunduro birashoboka ko wabyibazaho birashoboka ko aho hantu wahagera ariko ni ukuvuga ngo iyo uharenze ukiyahura icya mbere ushobora kuba urumva wihereranya ikibazo cyangwa se watsinzwe n'ubuzima kubera ko abantu bose ntabwo batsinda hari abantu batsindwa pe urumva ariko kuba intwari ni uguhangana n'ikibazo kugeza ku munota wa nyuma rero bishobora kubaho ko wabitekereza ariko ubutwari si ukwiyakira ni uguhangana n'ikibazo kuko buriya reka nkubwire niba icyo kibazo cyawe atari wowe wenyine ugifite kandi ndahamya ko ariko bimeze hari abantu benshi bagifite ariko bashobora kukubwira ibyo babayemo wowe ugasanga icyawe ni toto cyane ni ukuvuga bariya se kukiba kiriho ni ukuvuga hari ahantu watsinzwe cyangwa se wihereranya ibintu iyo bitabaye ibyo hari igihe hazamo noneho n'uburwayi hari abantu baba bafite ikindi kibazo cy'uburwayi butandukanye ariko umuntu uri muzima 100% kubera ibibazo gusa aba afite amahirwe 50% yo gukomeza mu nzira igana ku gutsinda ibyo bitekerezo ariko ntekereza ko impamvu ituma umuntu yashobora gushaka kwiyambura ubuzima ari impamvu bikomeye rega hano hanze huzuye impamvu zikomeye nyinshi izo mpamvu turabyemera ko ziba zikomeye ariko ndashaka ko abantu barenga aho ngaho bakamenya ko hari abandi byabayeho noneho bakaba batariyahuye kandi noneho ubuzima bwabo bukaba bwarabaye bwiza kurusha uko bwari bumeze hari igihe ushobora no kutiyahura ariko ukabaho utariho icyo bita gupfa uhagaze ukabona umuntu aragenda ariko ari dead urumva hari noneho n'abandi bava mu bibazo
noneho akaba yaza akakubwira tumva ndanezerewe ndishimye nibwo butwari so uhangana n'ikibazo wabona kigiye kugutsindira iburyo ukajya ibumoso urumva niba umuntu aguye mu kintu ntabwo abantu twese ku isi turi abahemu ushobora no gusanga wenda ngewe tutaziranye ari njye wakubwira ikintu cyiza niyo mpamvu mubwira ngo ino kuri Reba Plus wumve ibyo bintu tuguteguriye ntugacikwe n'ikiganiro na kimwe tuzareba ku mibanire hagati y'abashakanye abatarashakanye cyakora icyo tutazavugaho ni abatinganyi cyangwa abarezibiyeni abo ntabwo tuzavuga abo ngabo nta bumenyi bwinshi mbafiteho ariko nabo ni abana b'Imana nabo ni abacu n'abana b'igihugu fresh sana turimo turagana ku musozo noneho iyo uvuze Reba Plus abantu baba bagomba kugukurikirana nyine kuri YouTube channel ariko umuntu yakibaza ngo hari contact zindi hari office ukoreraho umuntu yagusangaho akeneye kumuganiriza azajya aca muri comment kuko ubona n'ubuhe buryo none dushyiraho nimero munsi ya video ku buryo ushobora kuduhamagara ushobora no kutwandikira muri comment ubundi tukabibona nta kibazo ariko tuzajya dushyiraho nimero munsi ya buri kiganiro rero abantu bakore subscribe baze barebe icyo tubategurira muze twubaka uwo muryango ntimubidutererane nkaho ari twe turi bubishobore ahubwo wowe wumva ufite icyo gitekerezo nk'icyo cyanjye uze untere inkunga urebe iyo video igere ku bantu benshi wisharinge cyangwa se uzaduhamagare cyangwa utwandikire uze noneho tuganire dukore debate uri umusore uri umukobwa uri uwashatse nubwo waba ufite urugo rumeze neza uze noneho utubwire uduhe ubuhamya ibyiza byabyo noneho abantu birirwa bavuga ko nta gikwe turebe ko ari byo koko ko bifite ishingiro wenda icyo nari nkomojeho uradusubije ariko nago iyo point ugezeho neza nabazaga ngo ahanini ushobora gusanga uko turebana gutya hari n'ibibazo wowe ushobora kubona ku muntu bitewe n'uko agusubiza uko ugenda umukurikirana nabaga ngo hari ahantu runaka mubarizwa cyangwa se ibyo bintu mwabitekerejeho birumvikana dufite aho dukorera urumva ariko byaba byiza umuntu atwandikiye kuri social media kuko tugira gahunda zitandukanye dushobora kuba twabanza gupanga noneho twe tukakwihera gahunda so Reba Plus kuri YouTube kore subscribe ujye muri ariko icyo nakunze kavugitse neza Reba Plus ushobora no kujya kuri social media zitandukanye Instagram ni Bonny Buranga ba na o na na ebyiri na ya Buranga byose bifatanye cyangwa kuri Facebook ndiho n'ahandi hose ariko iriya nimero iri hariya kuri Reba Plus iriya yo ebana nubwo naba ntari kuboneka iyo yahita iboneka ako kanya First turasoje rero sinzi wakoze cyane kutuganiriza n'ubutaha nakubwira ngo n'ubundi hano ni mu rugo n'ubundi turabaturanye n'ukomeza tureba duteranye sinzi rero niba ari ikintu kiri ku mutima wabwira abantu ukabibutsa nabo basanga ibyo bikorwa byawe hanyuma aho bazajya bakubona mu buzima bwa buri munsi bakajya bagukurikirana kuri Reba Plus nuko bimeze naho ngaho kuri Reba Plus kandi izo contact wenda ushobora no kuzivuga no kuzimentioningaho ushobora no kuzibwira abantu nta kibazo icyo nakora ni ukubashimira ndabashimira cyane kuba bakomeje kureba ibi biganiro bitandukanye ababareba by'umwihariko baba bari gutanga umusanzu ukomeye kuri sosiyete nyarwanda ikindi ni uko ibyo byiza tubategurira bazaza bakabireba ubundi bakajya batwunganira tugahana ibitekerezo ndabashimira cyane rero nagarutse mu itangazamakuru urivamo ntiri kuvamo kandi iyo ritakuvuye murigarukamo niyo maherezo cyane ko warabikoze neza nta muntu ufitanye ikibazo kugaruka biba byoroshye nta bifu rwose ngira ngo rero nimero ya telefone mwaza kuyishyira muri muyandike hano hasi hano muri description tugira abantu ngo bakomeze kurikirana Reba Plus bakore subscribe bakora akanyundo ka notification ku buryo ibiganiro byose uzajya uploading bazajya bahita bakubona nta kintu kimwe kibacitsemo hari baguha ibitekerezo kugira ngo dukomeze kubaka society nicyo gihe ntekereza ko kiba ari ingenzi cyangwa se ndavuze ngo kiba ari ingenzi ariko sinzi ngo intego zanyu muri intego zanyu nizi intego zacu ni ukubaka umuryango nyarwanda mu bijyanye n'imibanire
imibanire muri rusange. Yani harimo urukundo, harimo urukundo ni runini, rugera no mu miryango, rugera no mu bashakanye, no mu basore n'inkumi. No kubaka icyo gice tugatanga inama. Nimero rero ya telefone ushobora kuba watubarizaho ni 07 80 38 38 79 80. 07 80 38 79 80. kontakte babona Bonny Buranga, hanyuma mukomeze mu mukurikirano umunsi ku munsi. Yababwiye Instagram ye, ushobora kujya inbox ukamwandikira, mukamuha ibitekerezo niba ari ubutumwa ushobora kuba wamusangiza cyangwa se ubuhamya runaka, nuko nawe duha history ye, biba byemewe cyane. Turasoje rero, wakoze cyane. Urakoze cyane nawe. Reka dushimire n'abandi bari bakurikiranye Yawe TV. Nitwa Patrick, ndabashimiye. Mukomeze gukurikirana amakuru kuri website yawetv.com kugira ngo mubashe kumenya aho isi bayerekeza. Ikintu cya mbere ni amakuru mwabana. Mwakoze cyane kudukurikirana, murebe Leva Plus, musobanukirwe na byinshi cyane biba biri muri no societe runaka, ibyo wibaza ku buzima bwawe, ku cyatuma wiyahura. Naga ari cyo gisubizo cy'ubuzima. Wakoze cyane, reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana.